singe gusa umubona umutima ugasimbuka n'abandi benshi bavuga ko iyo bamubonye ku mashusho cyangwa ku mafoto ubwo abubica. Yitwa Heidi Klum, umugore w'imyaka 52, umugore ufite abana 4, umugore wamamaye kubera ko ateye ubwoba ku isi. Abantu benshi iyo bamubonye cyane cyane imbona nkubone bagwa igihumure, abandi bakagwa koma. Heidi Klum niwe tugiye kuvugaho. Umusatsi we ni inzoka zihora zinyeganyeza ubudatuza, amaso ye ateye ubwoba, kandi uyu mugore ngiyo murebanye ushobora guhura n'ibibazo. Ururimi rwe ruhora rushashagirana cyangwa se rusohoka hanze rumeze nk'urw'inzoka neza. Amenyo ye ni nk'ay'inyamaswa, kandi nabwo inyamaswa y'inkazi. Uruhu rw'umubiri we ni uruhu ruteye ubwoba, rwenda kumera nk'urw'inzoka cyangwa se ingona. Gusa igitangaje kuri uyu mugore ntago ariko yavutse, kandi n'abana byara ntago ariko bameze. Ibi byose byaje aruka kuze. Hari abantu bajya bamutinya bakanavuga ko uyu nguyu ashobora kuba ari dayimoni cyangwa se ariyo satani bavuze. Ariko se koko ibi niko bimeze? Reka twinjire mu buzima bw'uyu mugore tumenye nuko byaje. Ikaze mu kiganiro. So today I've been in hair and makeup for 10 hours. But they've been working on this piece, creating this. It's all hand painted. Uyu Heidi Klum yavutse ku itariki ya mbere Kamena mu 1973. Avukira mu gihugu cy'Ubudage nk'uko twabikomojeho ruguru. Ari gukaka imyaka igera muri 52. Uyu mugore yatangiye kwamamara mu myaka ya za 90, aho yamamaye nk'umunyamideli, umuntu wambaraga bidasanzwe, ariko kandi akambara abantu bakabikunda. Nyuma yaje kureka imideli maze yinjira mu bijyanye n'itangazamakuru. Yatangiye akora kuri televiziyo yitwaga Project Runaway. Ahangaha yarahakoze ndetse akora neza, akora n'ibihembo bigiye bitandukanye kubera kwitwara neza mu mwuga. Uyu kandi yanayoberaga ibiganiro bya American Got Talent. Gusa ibi byose nubwo byatumye yamamara kandi akagira igikundiro, ariko ntago byarusha igitaramo yajyaga akora rimwe mu mwaka cyitwaga Halloween, Queen of Halloween. Iki cyabaga ari igitaramo kidasanzwe agomba gutegura kandi akagishoramo amafaranga menshi. Ni igitaramo yagombaga gushoramo amafaranga, agashaka imyambaro idasanzwe azambara maze akiyereka abantu yambaye, abantu bakarushaho kwishima. Iki cyaramwamamaje kandi cyamukururiye akayabo k'amafaranga, maze aragenda arakira koko. Uyu nawe yaje kugira urukundo maze akunda umuraperi bita Tom Cruise, baranashakana, barabyarana abana bageze kuri 4. Iyo barebye bose bambaye imyenda yabo ubona bafite aho benda guhurira mu myambarire. None ni gute uyu mugore yabaye uteye ubwoba ku isi kugeza abantu benshi bamubona bagahamuka, abandi bakagwa muri koma? Byose turabitangira ku mugani w'Abagiriki witwa Medusa. Medusa yari umukobwa mwiza cyane w'ikizungerezi. Uwo mukobwa akaba yari n'umupfumu mu rusengero rw'Imana Athena. Umunsi umwe Imana Athena iza gusanga uyu mukobwa yasambanirijwe mu rusengero, yasambanye ku bushake bwe, maze Imana iramuhana, imuha igihano kibi cyane cyo gutandukana n'abandi bantu bose. Imuha gusa nabi, kugira imisatsi isa n'inzoka, kugira imiterere mibi, amenyo nk'ay'inyamaswa. Mbese Medusa akaba ateye ubwoba, abantu bakamutinya. Iki ni igitekerezo cyanditse mu bitabo by'Abagiriki, nk'uko mu Rwanda tugira igitabo cyangwa se ibitabo byanditsemo ibitekerezo bya Bangunda ndetse n'ibindi. Iki nacyo gisa neza nk'igitekerezo cya Ngunda. Ngunda ntago yabayeho. Nibyo bigaragaza ko uyu mugore atabayeho, ariko nyine igitekerezo kirahari cyabaga kigamije kugira inyigisho gitanga kuri rubanda rw'Abagiriki. Uyu mugore rero mubona ku mbuga nkoranyambaga uteye ubwoba, yagerageje gusoma cya gitekerezo cy'Abagiriki nk'uko nakivuze muri Macyando ruguru. Uwo mugore agisomye yumva agomba kumera nka Medusa neza. Atekereza uburyo bwose azakoresha kugira ngo abe nka Medusa. Ashaka umwambaro udasanzwe agomba kwambara, ariko uwo mwambaro ukaba umugira neza nka Medusa. Niyo mpamvu umubona ameze kuriya. Uyu mwambaro yakoze ugomba kumuhindura nka Medusa. Yateguye abakozi bagera kuri 15 bagomba kuwutunganya, ariko mu bitekerezo bye. Uyu mwambaro wakozwe mu gihe kingana n'amezi 5 yose bawitaho. Byatwaye amasaha agera ku 10 bari kumukorera makeup, bamusiga kugira ngo abashe kwambara umwambaro neza. Ni umwambaro wari uhenze cyane kandi wuzuye bya bindi byose bigaragaza uko Medusa yasaga. Muribuka cya gitaramo nakomojeho ruguru cyitwa Halloween? Yateguraga uyu mwambaro kugira ngo ajye wambara muri ibi bitaramo bya Halloween maze abantu batangare. Ni nako byagenze, ni nuko nguko twamumenye kuri TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga hose yamamaye yambaye uriya mwambaro. Nuko rero uyu mugore uriya mwambaro mubona n'umwambaro ntago ariko ateye. Imbere niwe, hanyuma inyuma agashyiraho kiriya kintu gisa n'ikimaske agomba kwambara, abantu akabatera ubwoba nkaho neza ari inyamaswa. Nimumubona ntimukongere kugira ubwoba cyangwa ngo mumwite satani. Ni umunyabugeni, ni umunyamideli. Ngenda bashimiye, nitwe Rikiradu. Nizere ko mwakanze like, subscribe kuri uyu muyoboro. Tuzaburi mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao.